kugira ngaza mani ibintu bitanje mani ntabwo babyoroshye nawe ndageze ko abantu gusura igiye mani sha nese simanyuze mwana ese mani je muri sinakubonye mo kumwe na mutipe wepfiriya hafi no kwandira kwa mbogo yitwa Vanessa sha nyine hari akadiru narimo muri wa sister wabo nyine kunguka tu niko twarimo ako nyina ukadiru kanya amafaranga ate ese kunguka na amafaranga ntabwo bwana mani nabonye ari na sawa nayo yari sawa mani yari se shaho ndanje tubigoranye ntabwo ngiye kibikunda ntawe kibikunda ariko mani nanjye wenda ntabwo nakora ngo ntanye bikunda jewe kuko narabizi nese shaho ko nawe njya nkunda kubigiriramo mwana akamana ugiramo amahirwe mwana ni mwiza to waramuri kwindara kugayi pe yatari nyene mane siko ari ibintu binanene buryo urukundo ntabwo aba ari akazi k'umuntu ahubwo aba ari akazi k'abantu babiri rero iyo habaye gutererana cyangwa se kudafatanya hagati birapfa nese niba atari banga ari wowe nora mukobwa ninde wundi watumye habo ikinga gutaha rero zo kunana mwana bari ibintu hagati y'abantu babiri ntabwo wenda bari n'ibintu biri hagati yabo gusita biguru n'abantu bakuru ntabwo twe twabishyira hanze biri hagati yacu ahubwo wamwananize bite uravuga vera se yego mwana ndabaza igeze ahubwo se mwana ndetse ni kwa kanga asigaye bagiye iminsi umaze gusaza mwana nawe umugabo uyu munsi kwa gatatu kasi 12 siko naraza kumutskora uyu munsi mwana ntabwo n'ibyatsi ko n'ubu n'igihe ndimo n'imirano nigendera tugure gise twaravuganye twanenda cyo kuri tariki z'ingeze rero wabona agiye kuzago man none nje n'ubundi niciraga none kagomeze nitiyitire muri diru nari amukere masaza yo narasanye ne cyangwa gasora ndije ngenye kikakugenda nayo ariko ye man siko nabo kibyenda gusira akambwira notse kiba ese sari courage shaman kwa seri atangiye kamwe erega amahirwe munyangwa zarimwe mu buzima kandi cyo bagomba kumenya amahirwe ayo yanyu ema rero kana ndo bakitangenda salje man byo ntabwo ari bisubyo surumva shaho ibaze ishusho kurwara sida shote mwana w'abandi nda wasanga n'agakingirizo mujya mukoresha aje ntabwo ari byo kabisa anje byo nakibazo ne pfana ko buje guturuza ubu ngubu sha aradufite pe ese natwe bamana ntabwo ari amahirwe azarimwe mu buzima byo bavuga si byo ntabwo ari byo kabisa yana gushyikira nisungire namba yo kubira shawana birika tuwagubirika nese urumva ari projet mwana washoye sha wenda ntabizi ariko ntambe kwijeje neza abantu gukora imishinga yunguka mwana namwe mugakuriza projet ntabwo betwijeje nda ishobora cyane n'undi nahitaga tukanigendera arakadero n'igiye mararuguru nyine sha sawa nyine genda ariko nta kintu mariye nako igende ziganda bitekerezo ngo mukomeze mu bikore igende ziganda bitekerezaho ufite imfunguzo za gereza mwana mageragere cyangwa nyiki sawa mani igende tu ubwo nyine uramfashije nari mutegerejeho ni nta kintu mariye dora tuvugana kuri telefone ariko ejo bundi ntibanyibwire ngo ndashaka kuza kugusura noneho kandi yaravuze ngo cyangwa kwibanyi nta wundi muntu uzaburi ahubwo nagize n'amahirwe mu rugo nabari ahubwo naze ahubwo kambe nditegura dasanga nta kintu ndeho naho mone ntiyacika kareka Emmanuel wari ahantu aho prof wa physique yagera urumva Emmanuel ngabona zanye mutuntu kuduformire ducanganye utuntu tabanye tware twona naga rutuntu twanje ndakora hi riraso mujyo rirakomera ariko none iyo physique naribonye je bora nayigibanga physique we itangiriye hasi Manu urabyumva tu naho matese mani imibare none iyo imibare yo mani man akarahera kuvuga ibisomo birarenze imibare wallahi kandi ugashobora kuvuga cyashe bimusanze twivugira akanyarwanda sana wasanga no kuri ka sport utagigira she sport yo ntabwo none iyo tuyifite tene haramba nategura agacakara nawe ako mani nyine tunukwiga nyine tugashyiraho umuhanda urumva murakara ko nukwiga tukisuse mani utize kugira ngo n'ikindi wazakora ubu umuntu umeze neza nuwize ndakurahiye nuwize mani shamanda utize wanakiba kandi ntago fonga bura ishuri raraduhuza mani cyane none urajya deba abantu batiga bakambabaza bya style
ariko hari ahantu twageraga muri ka ICT man. Cyangwa nta masomo yawe rero. Ase numva urwego arimo. Amasomo yawe rwose. Nibyo ndatwika man. Muri ICT na ka siporo. Ndatwika ICT na ka siporo. N'umukanyarwanda. No mu Kanyarwanda. Man sha. Nakubona ariko nyine tunugukazanya. Abantu gukazanya nyine umuntu akareba ko nyine tu. Ariko man harakantu nibagiye kukubwira. Ona ya intri class mwana. Intri class yasubitse. Undi bwa cya ikofe cyari. Burya ni materi bano ariko reba kiraje gufata baromani. Je bundi ndarakani. Aka uri bukabafana babaga bari ku kibuga. Babaga batwise. Uramufana aracurira. Wanda. Abagane none. Arabo byari sawa man. Umuntu yakinaga n'akaguru kakaba kava. Kabisa. Baba we. Ntamikino. Ariko man hari igihe twateraga penalty tugatabwije man. Cyegere fa bagashyize ibintu byinshi. Agatuma dutaha ijoro. Araturaburiza gura mutipe man. Ira match zira match ndazikumbuye man. Wala kiraje ko. Wakubitaga makagodi. None twitse. Agateguye. Rero kaka baby ka. Kagaita kagiye. Habagari. Hari ahantu musaza. Hano hitwaraga gitwara ubu. Kabisa. Bro, aragakufura. Cyera man. Kama tumesha. Kazivuga Nta kibazo. Wajya gushaka kontu. Bana bwo kumada nyine. Arakuga santere. Hari kwakora cyadangije. Nta nirebe. Usibye ko ndi kuganira n'uramucama wanje ntari bito. Ya ndebye kujyana nandi kubwira ejo. Kumusara umwabana n'utubazo. Reba kuba inshuti yawe. Inshuti yanjye. Yashaka ni namukombe nte. Ahubwo kugira ngo ni amafaranga no gutuma ara epfo. Ubwo kugira ngo ntumitse kumwakiriza none. Ahubwo ibintu ugiye kunzanira kandi wihute. Ugiye kunzanira agafoke. Sanga hana amafoke dufite. Oya sha. Bitani ibiriko. Ndikuja agafoke nyine ka gafoke cyangwa se agashashi cyangwa se okay. Ugiye uvuga agasogisi. Agasogisi. Ubwo nimvuga ngo arahita amenya ibyaje byo ndabyizeye. Se araguye nawe. Aragusura sanga yambaye amasogisi. Tinda ubwo mu cyuruzi ko agasogisi. Arahita amenya ibyaje byo ndabizo bacuruzi bose basigaye babizi. Agasogisi. Kandi ubanguka. No. Ahubwo kandi kugutinza. Amafaranga wa mwana. Nzanira agasogisi, agashashi. Agasogisi k'igihombo. Agasogisi hoya. Barangarurira. Agarurira. Sawa. Ngo ninza muzanira amasogisi muri saro. No nuza. Nuti nzanira muri saro. Agasogisi. Agashirera. Okay. Ndabimutira. Nawe uteguri. Nuza nyine. Agasogisi n'akiyama agashira mu mufuka. Baranangarurira. Agasogisi nivuga agasogisi barita. Arahita bimenya pe. Agasogisi kagashashi kagafoka. Byose ubwo namazina y'agasogisi. Namazina yako. Urazana ugashirira hanga. Ibindi ndabyimenyera kandi urakoze ubwo. Kaneyute ubwo agasogisi kagashishi kagafoka. Sawa Kaneyute. Sawa. Mwari ikibazo se. Ajye kwitegura ahubwo noneho. Songo ibintu bigende fresh. Shamari mukuru wanya ntara ifuka santere. Wana dushaka twanamanukana mane. Twigereneyo. Nahari bitu. Ubwo none katwigende. Hari. Ndabona makaroni zashiranye. Ndaza gutuma izindi ahari ku isoko. Bajye kundangurira. Gusa bakiriya ntabwo barajya bazishaka bazigurera. Biriwe. Yego kiriya. Igira imbere kiriya. Imbere ahangaha. Oh. Tubaho iki kiriya? Ufite inuza bantumye ifoke agashashi amasogisi byose murabifite? Urabifite. Ako sibo ndajyanikira. Byose birahari kiriya. Ako uzi nta masogisi. Nta gasogisi kuko ngo hari umuntu wenda kumusura ngo menye ko arakoresha nikavuze nyuma. Nikavuze nyuma. Amasogisi. Amasogisi arahari. Amasogisi. Tuguhereze. Nangahe? Ntabwo ngo marangarurira. Turakugarurira. Amaye igihumbi ngo marangarurira. Ni 500. Mama isogisi none. Nguhereze irihe barakunda. Sonda. Isogisi. Fakundebera keza nk'umucuruzi. Akeza ngenda kurebera umuhondo. Akira. Agasogisi ubwo kumuhondo. Neza ni original. Ngaye menyana ndayakunda. Cyane. None urangarurira. Ibintu bya karita. Urangarurira. Kamugarurire kiriya nta kindi suragura. Ewe ubwo nagira ikindi numva ndaza aranyihutije ngo umuntu ugiye kumusoro ngo ninze mugurire ngo agasogisi. Wagashashi ngo agafoke. Sawa none uze kugaruka nayo mafoka arahari. Sawa nacyo. Sawa kiriya. Sawa mwirweho. Urakoze kiriya ujye undangira n'abandi. Nawe shiri. Reka rero wacu da. Nanaje nabaye.
ntacyo pe nahageze. Ntari unahaherutse ari undi mubagaye. Imirimo yabaye myinshi. Imirimo asirika iyo mirimo y'abagize umugabo n'imirimo. Sinaje se. Aya ariko wari waratinze kandi siko bakumbye. Barumbuye. Nena barumbese. Hari ukuntu ujya ntekereza nkaho usa nkaho uri kumbeshya. Njye nkumbeshya. Njye ngiye kunkorera kamwe. Akantu kamwe nyine. Kundi ndahita avuga ati pe warunkumbuye kamwe. Ntabwo twabatije ariko ariko nkorera kamwe. Ngaho umiriza. Umiriza? Nta kantu ushaka? Umiriza. Twagiye. Witeguye? Uri kureba? Ndi kureba no kuri pe. Njye neza nasinzira. Asante sana sheri. Urishimye? Akabisi nari ngakombe ntagaherukaga. Urishimye? Ndeba ko. Ntabwo se gutavugana kubundi. Wambwiye ngo nubwo ntaza hari umuntu hari. Gusa shaka kajirana kariye. Ariyo. Nta kibazo, si byiza se? Aya, kandi barambwiye ngo ntuzasanga hari umuntu uriyo se. Nta n'ibindi. Hari rero nayo n'umuntu. Ahubwo si umuntu mukuru. ahubwo reka mbere kamubwire. Kanze gatoya. Kanze gato ndaje. Gato cyane ntabwo nida. Kanyaruka. Mbega umuhungu mwiza. Gusa biranshimishije kuba nagezeyo. Nakukubitwa n'inkuba ni Gerard. Iri si sogisi. Nese ko zari amasogisi ikipe ya Barcelona yambara. Ngenge mu kibuga man, ngenge mu kibuga. Gerard. Karame. Banguka. Masogisi nayazanye meza. Wabonye? Ariho n'umukinyi. So, hano umukinyi ufite na bag. Ubundi jewe, ukawubwira. Amasogisi nayirutseho. Nagiye mu gasantere hose ndahiga. Mbona aya masogisi ni meza. Nise nyapima no ku kirenge cyawe. Itambona byagwamo. Amasogisi byagamo. Niko sha. Wantuza we. Bacyane bankimini. Aya masogisi nuko mubaye. Njewe nyenera Barcelona. Nyenera Dortmund. Sano amasogisi. Nanjye ndekeye mu ngo mfite kimana ngo nta gitego kigiye kunzanana ibyo ndakoresha. None kiri kunzana usikiri Cristiano. Reka nkubwire. Si wavuze ngo mbwire umucuruzi ngo nta misogisi ngahita bimenya. Ni irindi sogi ariko se utekereje nk'umuntu mukuru. Iyo umuntu umukobwa araza kumusura kandi umukobwa akaza kumusura aratinda. Baba bagiye gukora. Je wambwiye ngo ngende mvuge ngo agasogisi leta bakamenya. None umva ikintu nkubwire. Yera yebwe umucuruzi ntufite amafoka. Anganga amafoka arayafite. Nase ufite agashashi. Anganga amashashi igihugu cyarayaciye. Nase basi ufite isogisi. Hangatara amasogisi ubwoko bwinshi. Iri ngiri ndarireba mbona ni byiza. Nika mbona jya kubera bari cyo nsa. Bivuga menshi man gusura ikimana. Ikimara urazishirwaje. Kugira ngo mukikane naramusezeranyije naramwijeje ko ntazamugenda mu mutwe kuko ngo yarankumbuye man. Samani fata isogisi ryawe. Ariko uranambe mukishe. Gusa nyine urazi zaye ngiye mbarira se uzajya mbarira cyangwa uzanira. Gusa umva ikintu ugiye kumfasha. Tusubira hari mu nzu urumva. Ndiko kumenya adafite nyine kumwana nubwo nsebye ariko ndihangana. Ngo kukirankorera uramamagara. Ukongo bw'ibindi ndabyivuge ndabyemeye. Ukimara kwinjira mutengo amagara. Wisituma amagara. Sana cyo Ngo aramamije maso. ariko nanjye naga ari byo wasobanuye. Kuse mwazajya muvuga ibintu uko biri. Se yukavuga ko ari kwashakaga. Ubundi se riko baraga kingirizo wari ushaka. Ko nyine ubonye nawe igihano cyo kuzajya mwazajya mwerura mukavuga ibyo mukora. Ko nawe ubonye igihano ariko shaka. Agwamije rwose nuko ntari mbizi. Asa ubundi si yampaye. Nzayijyana nzajya nayambara. Nzajya nyambara ngiye gukina n'abandi bana. Ndi kubona ariho n'umukino. Ko kanze muhamagare we. Kanze muhamagare. Nawe shire wanjye nari mukumbuye gusa iyo nsanga ntawe rero nari kubabara ariko Imana ishimwe ko wansanga hariya nawe arabibona ko nari mukumbuye. Waje Natinze se. Hawe mu gisiza. Hanze. Akanangiye gukora kandi atenze cyane ariko. Nese de.
cyari byose iyo ndi kuraba guteze subizi ko biba byagenze iyo ntangiye kureba nkajya ndasinziraho gatoya nkongera ngakureba akandi sende dore ngitabise yes birashoboka se oya da imodoka bwaramunyonze ariko yava yari muzima nyine uba ari ku bitaro pole sana nyine kandebe ukuntu nahagera kanitunganye gakeya ndebe ko nahagera mu minota mikeya sawa murakoze ubundi ibintu byiza hari ibintu byitambika ureba murumuna wa Papiyasi wandi witwa Isaac neza neza akamodoka ngaramwame ariko ikiza gihari ngo nagasi z'ubuzima gusa ikizere gisigaye ubwo wenda kwa muganga barasanasana iminsi kwicuma ugasubira gukira da ahubwo n'ubundi reka nibe ko nagera kwa muganga none se taha ubwo nyine turi kumwe tugusagaruka nyine gusa wese ko nakubwira ko nzagaruka ndakureba undi mwana nta nuko mwerekeje kandi urareba Shenari yakakubitwa n'inkuba yo ka ngo koko ndinze neka imitwe iyo kiba kitambeshye ariko nanjye nabigizemo uruhare icyo ubundi mubwiza ukuri ntamubwira ikintu nshaka ubu ntaba yakenzanye ubu niba nimendetse kuko kuri aya masaha ikirere cyane cyiza gitese shandebera n'akazuba karavuye kandi sha ntakunda ariko shera urampamisha